Umunsi umwe umugabo yaragiye yikubita imbere ya Buda, aramubwira ati nyagasani nje kukubaza ikibazo kandi ukinsubize. Ikibazo cyanjye maze iminsi nibaza agaciro k'ubuzima bwanjye, maze igihe ntasinzira nibaza koko ubuzima bwanjye nawe bufite agaciro, kaba kanini se cyangwa gatoya, nkibaza agaciro abandi bantu baba babuha. Buda yaramusubije ati mbere yuko ngusubiza kino kibazo cyawe, banza ufatire ibuye urijyane ku isoko, uryereke abantu batandukanye, abacuruzi batandukanye, bakubwira igiciro cyaryo, hanyuma uze kugaruka guha igisubizo cy'ikibazo wambajije. Wa mugabo yafashe ibuye Buda yaramuhaye, ararijyana arigeza ku isoko ryari hafi aho ngaho, hafi mu kagigi kari aho hafi. Yaryeretse umucuruzi wa mbere yagezeho, yari umucuruzi ucuruza pome ndetse akanacuruza izindi mbuto zitandukanye aho yacururizaga. Yamweretse rya buye ararimuha, wa mucuruzi aramubwira ati iri buye ndarikunze, uringurishe ndaguha ibitebo 10 bya pome ndetse ngerekeho n'izindi mbuto zindi zitandukanye, urimpe iri buye arikunze. Wa mugabo yaramubwiye ati oya nsubiza ibuye ryanjye, ntabwo ndi bikugurishe. Yarakomeje agera no ku mucuruzi wa kabiri wacuruzaga imboga, nawe ararimwereka. Kurimwereka ibuye yararikunze cyane ndetse araryishimira. Nawe aramubwira ati rino buye ringurishe, ndaguhiza imboga zose, narikunze iri buye ni ryiza cyane, rimpe rwose. Wa mugabo aramubwira ati master wanjye yambujije kugurisha rino buye, ahubwo yambwiye gusa kushaka agaciro karyo, rinsubize hano. Rya buye yararifashe, arakomeza aragenda aryereka n'umucuruzi wa gatatu. Uwo mucuruzi wa gatatu yacuruzaga udukoresho dutandukanye yacuze. Yari umucuzi wacuraga ibintu bitandukanye, birimo ibyuma bikoreshwa mu buzima bwa buri munsi, birimo impeta ndetse n'ibindi bikenerwa mu buzima. Nawe yamweretse rya buye, hanyuma aramubwira ati rino buye ringurishe ndagukubita 5,000 by'amadolari, ugereranyije mu mafaranga y'iwacu ni miliyoni 5 z'amanyarwanda. Wa mugabo yaramubwiye ati oya sigaho iryo buye sindi bukugurishe, bambwiye ko nshaka igiciro cyaryo gusa, ntabwo ndi buriguhe. Wa mugabo yafashe rya buye ajya no ku muntu wa gatatu, ku muntu wa kane. Uwo muntu wa kane yacuruzaga ibintu bikozwe mu mabuye y'agaciro ndetse afite n'iduka rinini cyane ribicuruza. Yamweretse rya buye, hanyuma aramubwira ati ngurira rino buye kandi umpa agaciro gakwiye. Wa mugabo yafashe rya buye araryitegereza neza, arangije aratangara cyane ndetse akoresha na twa twuma dupima kureba umwimerere w'ibuye, araripima maze arumirwa. Yafashe agatambaro gatoya kari aho ngaho, agatambaro gakozwe mu ruhu kameze neza kandi gasa neza, bigaragara ko yakagiriraga isuku ndetse akaziririza. Yaragafashe ashyiraho rya buye, arangije araryunamira, hanyuma abwira wa mugabo ati wa mugabo w'iri buye ntabona agaciro wariha, iri buye nta gaciro rigira, iri buye rirarenze cyane ndetse iri buye ni iry'amateka, ryashakishijwe hirya no mu isi hose, sinzi aho warikuye. Iri buye ni agatangaza, iri buye ryo gukora ibitangaza utazi ndetse iri buye ntiwabona icyo rigura. Wa mugabo yaratangaye cyane yibaza agaciro iryo buye rifite, yarongera arifata arisubirana imbere ya Buda. Ageze imbere ya Buda amubwira uburyo byose byagenze, amusobanurira uburyo urugendo rwe rwose rwagenze ndetse n'uburyo abacuruzi batandukanye bariha agaciro gatandukanye. Buda yasubira aramubwiye ati subiza ibuye ryanjye hano, hanyuma aramwitegereza mu maso aramubwira ati mwana wanjye, burya agaciro k'ubuzima bwawe kamenyekana bitewe n'aho uri. Aho washize ubuzima bwawe niho haguha agaciro k'ubuzima bwawe, ndetse agaciro burya kawe n'agaciro k'ubuzima bwawe naho ubigena. Nawe uzagena aho ujya, ibyo ukora ndetse naho uhagaze, nibyo uzagena agaciro k'ubuzima bwawe. Menya ko burya urufunguzo rw'ubuzima bwawe ndetse n'agaciro k'ubuzima bwawe ari wowe ufite mu maboko yawe. Mu buzima burya agaciro k'ubuzima bwacu ntidukwiye kuba kagenwa n'abandi, ahubwo burya nitwe dufite mu maboko yacu kugena agaciro k'ubuzima bwacu. Icyiciro urimo aho waba uri hose, abo mugendana burya nibo bazagena agaciro kawe. Kongera agaciro kawe birashoboka
bizagusaba gusa guhindura uburyo wabonaga ibintu ndetse no guhindura umwanya wari uhagazemo. Buryo wamenya ko buri kintu cyose ukora, buri ntambwe yose utera ndetse na buri gikorwa cyose ukora nibyo bigena agaciro k'ubuzima bwawe. Ibyo ukora byose menya ko buryo biziba bitanga umusanzu w'agaciro k'ubuzima bwawe ndetse byongera n'agaciro kuri bwa buzima. Ntukemere ko abandi bantu bagena agaciro k'ubuzima bwawe, ntukemere ko amagambo y'abandi bantu ari bagenzura akanagena ibikorwa byawe, ahubwo jya umenya ko burya wowe ufite ubushobozi muri wowe bwo kwigenera ibyo ukwiye, ibigukwiye ndetse no kwigenera ubwo buzima bwawe n'agaciro kabwo. Ugire ubuzima bwiza. Uri kuri Kanguka Rwanda, wakora subscribe.